aha tugiye gukomeza tugeze ku musozi wa Siyoni hejuru ku isonga ryawo rwose. Hano mihana aho umwami ukomeye wategetse Isirayeli, umwami Dawidi ahambye nihari niho imva ye iri. Hano ni hafi kandi naho hari na rya rembo ryiza ngo rya Siyoni ryinjiraga muri Yerusalemu. Aha ni ahantu hakomeye cyane. Iyo usomye Zaburi y'133 nibwo uhita umenya ahantu Siyoni agaciro kaho. Reka dusome muri Zaburi 133 urebe ukuntu havuga. Havuga ngo dore erega ni byiza n'iby'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje, bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yasuswe ku mutwe agatembera mu bwanwa bwa Aroni, agatembera ku misozo y'imyenda ye, kandi imeze nk'igikemo cyo kuri Hermoni kimanukira ku misozi y'Isiyoni, kuko ariho Uwiteka yategekeye umugisha, niwo bugingo bw'iteka ryose. Kuno musozi wa Siyoni Imana ategekeye ubugingo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu twama turirimba ngo abantu ngo twiteze kuzajya Isiyoni, ni ku musozi wa hano Siyoni. Reka turebe uko byagenze, katunge amateka make ya Dawidi yadukomeze. No kuvuga nkuko mubizi, Dawidi yategetse umwaka wo hasi ya mbere ya Yesu Kristo, umwaka w'igihumbi. Yakuye ku ngoma Sawuli ho twayibonye mu bushize, na Ishibosheti yasimbuwe na Salomo umuhungu we. Dawidi yavukiye i Betelehemu mu gace ka Yudeya ni muri Isirayeli mu mwaka w'ahayinga 1040 mbere ya Kristo. Nuko amaze kugera aho ngaho, yamaze kuvuka, yategetse Isirayeli imyaka 40 yonyine. Yategetse hagati y'umwaka w'1010 na 970 mbere ya Kristo. No kuvuga ko hano urebye yategetse imyaka 40 niko imeze. Niyo myaka 40 rero, imyaka 7 yayitegekeye i Heburoni. Noneho iyanye nka 33 nibwo yaje kwitegekera i Yerusalemu. Nuvuga ko yagiye ku ngoma afite imyaka gusa 30. None hategeka imyaka 40. Noneho yaho yapfiriye, Dawidi yapfiriye aho nyine i Yerusalemu mu ntara ya Yudeya muri Isirayeli mu mwaka wa 790 mbere ya Kristo. Nibwo yahise aragwa agiye gupfa, umwaka wa nyuma we nibwo yahise abwira Salomo gukorera mu nzira z'Imana, agakiranuka no kwihora ku banzi. Urupfu rwe yapfuye bisanzwe. Yahise ahambwa aho bita umujyi wa Dawidi, ni hafi aho ngaho ku musozi wa Siyoni. Kuno musozi yo hari ino. None abagore yatunze Mika, Ahinoamu, Abigayili, Machari, Hagiti, Abitali, Egladi na Batisheba. Abahungu be yabyaye ni Amnoni, Kileabu, Solomon, Absalomo, Adonai, Nathan, Jermot, Ibuhan, Shefatia, Itrim, Shobabu, Shamuan, Nefed, Jafir, Elishu, Negar, Elishama, Elifaret na Eliada. Yabyaye umukobwa umwe rukumbi yitwa Tamari wa Absalomo. Yari mushika Absalomo. Urazi ko yaje guteza ikibazo Tamari kuri Amnoni, kubyo byageze aho Absalomo afata umwanzuro wo kwica Amnoni amujije Tamari. Uko byagenze, inzu yabamo ni inzu ya Dawidi. Ni hano murayibona ahantu hameze nka kayanga rwose, ameze nka ari zahabu. Iyo niyo ari inzu ya Dawidi. Ise twarayibonye, katunge tumusubiremo, yitwa Jesse cyangwa se Isaya, nyina akitwa Nitzevet cyangwa se Talmud. Ngibyo ibya Dawidi muri make kuri ubu ngubu. Tongera tugasubiramo. Reka tongere dusome muri Zaburi y'122 turebe uko Dawidi yavuze ngo narishimye ubwo nabambwiraga bati tujye mu nzu y'Uwiteka. Yerusalemu ibirenge byacu bihagaze mu marembo yawe. Yerusalemu wubatswe nk'umudugudu ufatanijwe hamwe, aho imiryango izamuka ijya niyo miryango y'Uwiteka, kugira ngo babagabo no guhamiriza Abisirayeli kandi bashime izina ry'Uwiteka, kuko ariho bategeka intebe z'imanza, intebe z'inzu ya Dawidi. Nimusabire Yerusalemu amahoro, abagukunda bagubwe neza. Amen. Amahoro abe imbere y'inkike zawe,
kugubwa neza kube mu nyumba zawe, kubwa bene data n'abagenzi banjye. None ndavuga nti amahoro abe muri wowe, kubw'izu y'Uwiteka Imana yacu nzajya ngushakisha ibyiza. Amen. Ikintu mugomba kumenya, Dawidi dusange yapfuye afite imyaka 70 yonyine. Umva ni imyaka mike ku bantu bakera barana. Imyaka 70 ni mike. Yagiye kumva afite 30, ahita atekeka imyaka 40 gusa. Urumva byagenze. Urusengero nubwo bamwitiye, ariko ntabwo ari ubwe baramwita kubera ari hafi yahibye byaye biri inzu ye iri naho imva ye iri, niyo mpamvu amwitirira. Murakoze. Asa kirimba cha ibintu bya Dawidi gusa. Mariana yanyenyeriye. Mu birimba bya Dawidi rwose. Wow. Harakuze rwose, harakuze. In big storm on the last couple. Go ahead. It's working. It's taking a picture. Okay. Okay, touch it. Touch it. Anyway. Thank you. Your face to me, okay? Ini Imva ya Dawidi. Imva ya